Kwizera, iyo wizeye ugakuramo gushidikanya wakira igitangaza. Urasabwa kwizera, uko kwizera ukagukuramo igitangaza. Ntabwo ubumuga ufite buruta ubundi, ntabwo ari ubumuga bwo mu mufuka. Kuba nta mafaranga ufite oya bwo burarangira n'undi wese yaburangiza, ariko ari ubumuga butarangizwa n'abantu. Ubu bumuga bwo kutagira amahoro Yesu agiye kubugukiza. Ubu bumuga bwo kutababarira Yesu agiye kubugukiza. Ubu bumuga bwo kutumva abandi Yesu agiye kubugukiza. Ubu bumuga bwo kudaca bugufi Yesu agiye kubugukiza. Ibindi biraza nyuma. Amahoro ya Kristo ntabane nawe mwene data wo dukurikiye. Amahoro y'Imana ntabane nawe. Turagushimiye ufata uyu mwanya ugafungura iyi video kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Iki ni gitondo cy'umugisha, ni gitondo kidasanzwe, ni gitondo cy'icyubahiro cy'Imana. By'umwihariko murabizi turimo amasengesho y'Iminsi yitwa n'umurekure ataguhaye umugisha. N'amasengesho muzajya muhora mukurikirana mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi. N'amasengesho meza cyane kandi n'amasengesho Yakobo yakuyemo igitangaza gikomeye ubwo yakiranaga na marayika. Tangiriro 32:27. N'amasengesho ngaruka kwezi muzajya muhora mukurikirana. Nimugira amahoro y'Umwami Yesu, mukomeze mwishimirwe n'ijuru, Umwami Yesu akomeze kubishimira. Uyu munsi rongeye kuguha impamba y'umunsi, nubwo turi muri aya masengesho, ariko bukwiye no kwirerwa neza, bukwiye no kumva umerewe neza cyane. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Tugushyize hejuru kuko uri umwami w'abami, tugushyize hejuru kuko uri imbaraga zacu. Ubuntu bwawe n'imbaraga zawe nizikomeze zibane natwe, dukomeze tubone kwera kwawe ndetse no gukomera kwawe, maze ubushobozi bwawe bumwe utanga bukomeze bugaragarire ku bana bawe. Uyu mwanya umuntu wese ugiye gukurikira rino jambo, ubuzima bwe buhinduke, ave ku rwego yarariho agera ahandi hantu. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Wowe ugiye kudukurikira, igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo ucyumva rino jambo, ubuzima bwawe buhinduke. Aho waba uriho hose amateka yawe ahinduke. Icyo waba ukora cyose ubuzima bwawe buhinduke. Ngiye gufatikanya nawe gusenga Imana. Hari byinshi Imana ije kurangiza ku buzima bwawe. Hari byinshi Imana ije gukora. Hari amateka Imana ije guhindura. Uje kwinjira mu kindi cyiciro, uje kwinjira mu cyubahiro Imana yaguteguriye. Intambara warebaga imbere yawe, uyu ni umunsi wo kugira ngo Imana izirangize. Ndumva nizeye ku magambo navuganye n'Umwami Imana. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'ingoma, ingoma za kabiri. Turasoma igitabo cya kabiri cy'ingoma twumve icy'Imana ivugana natwe. Ingoma za kabiri 20. Ingoma za kabiri igice cyawo ni cya 20, umurongo wa 20. Havuze ngo iki? Alleluia. Oh, bless Sante God, Sidra, Sopreva, Nisire, Drori, Meni, Andropes, Tandori, Shibos, Sefra, Resanti, que sopere, Santi, Desomen. Ndagushimiye kubw'uyu muntu wari ufite umutwe kumukijije mwami. Ndagushimiye kubw'imirimo yawe. Haleluya, haleluya. Haravuze ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yoshafati arahagarara aravuga ati, nimwumve yemwe mw'Abayuda mwe n'abatuye i Yerusalemu. Amen, 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 amen. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku mbaraga zo kwizera. Lelema salamos. Kwizera. Abaheburayo 11 baravuga ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa tudashidikanya. Kwizera, iyo wizeye ugakuramo gushidikanya wakira igitangaza. Urasabwa kwizera, uko kwizera ukagukuramo igitangaza. Kwizera kugira amaguru, kwizera kugira amaso. Igitabo cya Mariko igice cya 2 uraza gusoma bageze Kaperinaumu. Hari umuntu wari umugaye, yarahekwaga ngo barangiza ngo bakamujyana. Bibiliya iravuga ngo bahageze
kwizera kwabo kubereka ko bagomba gutera urwego bakamuzamura, kwizera kwabo kubereka ko bagomba gusambura inzu, kwizera kwabo kubereka ko kugira ngo Yesu abashe kumubona ari uko bagomba kumanurira miriya ngobyi harabasenema. Ngo akimanuka Yesu arimo abwiriza ubutumwa, ngo bagiye kubona babona ya ngobyi, babona umuntu aturutse hejuru muri plafu, babona baguyeho. Yesu akimubona ikintu cya mbere ntabwo yabanje kumukiza ubumuga bw'ibirenge, ntiyabukije ubumuga, yabanje kumukiza ubumuga bw'umutima. Ubundi ikintu Yesu abanza kwitaho cya mbere, abanza kugukiza ubumuga bw'umutima. Hari ubumuga umuntu aba yaratejwe n'ibyaha. Kuba uri mu byaha ubwo ni ubumuga bwa mbere. Ntabwo ubumuga ufite buruta ubundi, ntabwo ari ubumuga bwo mu mufuka. Kuba nta mafaranga ufite oya bwo burarangira n'undi wese yaburangiza, ariko hari ubumuga butarangizwa n'abantu, hari ubumuga burangizwa na Yesu. Imana ishimwe. Hari ubumuga burangizwa n'umwami Yesu, hari ubumuga butarangizwa n'ibyo utunze. Hari abantu bagira ubumuga bwo kutagira amahoro. Ubu bumuga bwo kutagira amahoro nta mafaranga yaburangiza, nta muganga wagutera urushinge, yaba ari mu Buhinde, yaba aho yaba ari hose, nta muganga wagutera urushinge rukuzanira amahoro. Ubu ni ubumuga. Ariko ngo ufitiye inkuru nziza, hari umugabo ukiza ubumuga. Uyu mugabo ukiza ubumuga yitwa Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Haleluya. Numwe Dawidi yavuze ngo nabonye umwami wanjye amaze kuzuka. Amagambo agera muri 7 yavuze, reka nkubwire matatu. Ijambo rya mbere yaravuze ngo ndabizi ko mu isi mugira umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Wanyemerera ukazamurira Imana icyubahiro ko umwami Yesu yanesheje isi. Uyu mwami wizeye yanesheje isi. Oh bane salamani yo. Arangira avuga ngo ndabizi ko mu isi mugira umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Oya komera Imana make uvuge ngo umwami wanjye yanesheje isi. Ijambo rya kabiri aravuga ngo nimwakira amahoro, ngo kandi amahoro mbahaye si nk'ayabise batanga. Aya mahoro y'isi, hari igihe abantu bikanga amafaranga bakagira ngo niyazana amahoro, hari igihe abantu bikanga imiryango ikomeye bakagira ngo niyazana amahoro. Oya, hari abayifite barira, hari abayafite barira, ariko ndagira ngo mbabwire amahoro Yesu atanga ni amahoro tugenda dufite ibibazo ntitunamenye ko tubifite kubera icyo twuzuye amahoro. Twuzuye amahoro. Reka ngo agatekerezo gato ngwereke ukuntu amahoro aruta ibintu byose. Imana ishimwe. Wowe utari ufite amahoro, hari umugabo witwa Yesu ugiye kukuzanira amahoro rino joro. Hari umugabo witwa Yesu ugiye kukuzanira amahoro kino gitondo cy'uyu munsi. Uyu mugabo witwa Yesu agiye kuguha amahoro. Wari umaze iminsi urira wibaza ku bantu, ariko aya mahoro Yesu agiye kuguha. Ugiye kwibagirwa abantu, ugiye kubababarira utazi uburyo byagenze. Ubu bumuga bwo kutagira amahoro Yesu agiye kubugukiza. Ubu bumuga bwo kutababarira Yesu agiye kubugukiza. Ubu bumuga bwo kutumva abandi Yesu agiye kubugukiza. Ubu bumuga bwo kudaca bugufi Yesu agiye kubugukiza. Ibindi biraza nyuma. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose, ibindi byo bizaza ari inyongezo. Umuntu umwe yashatse mu muryango, yaravutse asanga niyizi, agiye gushakashaka umugore utarize. Aravuka asangana umukene, agiye gushakashaka umugore w'umukene. Noneho barangije ubundi burwayi bumuga bari bafite bwari bukomeye, nibagiraga ikintu cyitwa Yesu. Urugo rutarimo Yesu nta mahoro rugira, ni ukuyihesha ariko burya nayo. Kuko urugo rufite Yesu ruba rufite ibyiringiro by'uyu munsi, rukagira n'ibyejo, bikagira n'ibyejo hazaza. Urugo rufite umwami Yesu. Ndakwifuriza gutunga umwami Yesu mu mutima wawe. Muri aya kagafaranga ufite ukwiye gutungamo n'umwami Yesu. Muri aya mashuri meza ufite ukwiye gutungamo n'umwami Yesu. Muri uru rugo rw'Imana yaguhaye ukwiye gutungamo n'umwami Yesu. Yesu aba ari ubikontorora, umuhe umwanya wa mbere. Uraje urebe ukuntu ibintu byose bigiye gutungana. Arangije umugabo akagerwa rwana n'umugore, nta mahoro bari bafite. Turi umukene n'ubyara, barangije bagira n'ikibazo cyo kutabyara. Barabarangira bavuga ati ariko hariya hirya hari umugabo utanga amahoro, agatanga n'abana, agatanga n'amafaranga. Bakiyagera umugabo ati rero maze iminsi ndi umukene, ntabwo shobora gutwara umwana ndeba amafaranga. Ese yitwarira agafaranga, kondisiyo kwari gutwara ikintu kimwe. Umugore avuga ati si uretse tugatwara umwana n'umutwaro uzamuha iki? Dutahaye batahana amafaranga. Bagitaha kuko Yesu atari ari muri urwo rugo, bahise baboneze yakabari. Bageze mu kabari, dore ikintu cya mbere yakoze, yahise yirukanka aragenda ajya mu kabari, ajya kwemeza abantu bamusuzuguye ati nanjye nabonye agafaranga. Umugore nawe ajya kugurira abagore bagenzi be, maze bageze mu rugo, umwe atera undi gipfusi, za nyuro zirahaguruka. Amafaranga barayakira, ariko ni amafaranga atarimo amahoro, amafaranga atarimo Yesu.
amafaranga atarimo amahoro ntacyo amaze. Bibiliya iravuga ngo ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ngo ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Niko Salomo yanditse. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kwacu kudukiza urupfu. Gukiranuka kwawe kuzakurengera ku munsi w'ibyago ndetse n'amakuba. Wazamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Dore ikintu cyabaye rero. Icyo kintu kikimara kuba, ariko mwami ndagukunda, uri umwami. Icyo kintu kikimara kuba, ako kanya babonye babuza amahoro. Umugore abwira umugabo ati dusubizeyo amafaranga baduha amahoro kuko niyo nyeneye. Ati urirwa unyurira ko bw'umwana. Bagezeho umugabo aravuga ati waya ndikenera umwana, amahoro se nayamaze iki? Ariko ikintu kiyoboye ibindi byose ni amahoro. Yaragiye atafata ya mafaranga barayasubiza, bahita babaha umwana. Bageze mu rugo, kuko uwo mwana aje muri urwo rugo nta mahoro ahari, nta n'amafaranga ahari, baracyurirana. Turabyaye ariko nubwo ubyaye nta mahoro, nubwo ubyaye ntabiki, turakennye, uyu mwana uzamuha iki? Ibibazo biravuka, barongera bararwana. Nakubwiye ko ari agatekerezo. Reka basoze rero. Umugore avuga ati kujya ugerurirwa unyurira, aba bana mbashubijeho n'amafaranga narayajyanye, niba nyihera utwo duhoro uko tungana kose. Bashubijeyo wa mwana n'amafaranga barayajyanye. Wa mugabo baragenda bamutekereza ko ibintu byagenze, baravuga ngo twihera amahoro tujye kugerageza. Akimuhereza amahoro, bahise bataha, umwe afatanya agatoki ku kandi. Umugore atangira gufata umugabo, umugabo atangira gufata umugore. Aramubwira ati ariko sheri, ubundi twapfaga iki? Urugo rurimo amahoro habamo guca bugufi. Urugo rurimo amahoro habamo kuri. Urugo rurimo amahoro habamo ijambo mbabarirana ndakubabariye. Ayiwe, urugo Yesu atuyemo, reka bagire mu rugo. Aya mahoro ndimo masobanurira ni umwami Yesu wari utashye muri uru rugo. Batunze ibintu byose badafite amahoro. Baragenda rero, kubera ko amahoro bari bayafite, bakira ikintu cyitwa kunyurwa. Baranyurwa we, icyo bakora cyose bakumva baranyuzwe. Akavuga ati sheri, nubwo nta mafaranga dufite ariko twifitiye amahoro yacu, nubwo tutarabyara ariko dufite amahoro yacu. Umva, kubera iki? Yesu arahicaye. Iyo Yesu ageze akavaringa bya bintu byose. Dore ikintu cyabaye rero. Wa mugabo, kuko bari bari aho ngaho, barakomeza barahuza. Nibwo abantu bamwe batangiye kugirana ibibazo. Umuntu wa mbere bagiranye ibibazo, bagiranye ibibazo abantu hirya. Baravuga ati jewe ntago turi bugume muri uru rugo rutaduhaye amahoro. Amafaranga ko kanya yahise yimuka. Aravuga ati jye sinzaba mu rugo rudafite amahoro. Muzarebe ingo zidafite amahoro zikunda guhorana inyatsi. Uyu munsi bari bakomeye, ejo bamanutse bari mu madivorce, bari bafite umutungo. Uriya muntu reba yari akomeye shawu, indaya zarayamaze. Si yindi mpamvu, ni urugo rudafite umwami Yesu. Umva icyabaye rero. Ya mafaranga yarimutse ajya gushaka ba bantu bafite amahoro. Bagiye kwibona, babona icyo bakoze cyose kirimo kirabakiza, kuko Yesu ahantu ageze atanga umugisha mu bifatiko. Amen. Bagiye kwibona, babona bafite amafaranga. Noneho babandi nabo ati jye sinzongera kubyarana nawe, sinzongera kubyarana nawe wa mugabo we. Ibibazo biravuka, abagabo batangira kwifungisha. Ati sinzongera kubyarana n'uyu mugore. Umugore ati nanjye sinzongera uko bari muri izo ntambara, ibitanda biba bibiri. Umwana nawe aburatoborera, aravuga ngo ndinjira mu rugo rufite amahoro. Bagiye kwibona, babona Yesu ari we mahoro yacu, winjiye muri rwa rugo. Bagiye kwibona, babona nawe yabazaniye urubyaro. Bararebye babona amafaranga, babona n'umwana bafite na ya mahoro. Mu gihe bari bafite amafaranga ntibabonye amahoro, no mu gihe bari bafite umwana ntibabonye amahoro. Ariko umunsi bakiriye amahoro, babonye amafaranga, babona n'umwana. Ibi bisobanuye iki? Nutunga amahoro, ibindi byose bizaza bigukurikira. Nutunga Kristo Yesu niwe mahoro yacu. Hey, Robe Salama. Ijambo Kidron ni kibaya kiri mu ibanga ry'umusozi wa Elayon. Ni hafi n'igikombe cy'igicucu cy'urupfu, niho Abusalomu ahamiye. Iki kibaya nicyo Abraham yahuriyemo na Melikisedeki. Bagihura, yaravuye ku mupaka wa Israheli aho bita Idani. Muribuka ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo kuva Idani ukagera Berisheba, ngo nta jambo Samweli yigeze avuga ryigeze rigwa hasi. None bavuye Idani, araza ageze ahantu mu kibaya cya Kidroni, bakita ikibaya cy'umwami, ngo ahurirayo na Melikisedeki. Ngo arangije, ngo amuhigaburo ryera. Ngo arangije Aburahamu nawe amuha kimwe mu 10 cya byose. Ngo arangije aramubwira ngo singira data singira mama. Aramubwira ngo ndi umwami w'Isalemu. Uzi icyo amubwiye? Aramubwiye ngo ndi umwami w'amahoro.
Yesu niwe mwami w'amahoro. Uriya ni Yesu mu isezerano rya kera. Arangije dore ijambo yamubwiye, yaramubwiye ngo singira data singira mama, ngamuha umugisha wa byose. Arangije Abrahamu niwe rino jambo ryaturutse, iri Dawidi yavuze akavuga ngo nindamuka nibagiwe Yerusalemu ururimi rwanjye ruzafatane n'igisenge. Ijambo Yerusalemu rituruka ku ijambo ryitwa Salemu. Yerusalemu ni umurwa w'amahoro. Yerusalemu ni umurwa w'amahoro. Yesu niwe mwami w'amahoro. Oh berera, ahantu Yesu yinjiye, iyo yicaye muri wowe arimo akorana nawe, Yesu niwe uguha kwizera kumwe kutari uko abadayimoni. Bibiliya ivuga ngo ninde munyabwenge kandi w'umuhanga, ngo nabigaragarishije ingeso ze, ngo afite kwihangana. Yakobo 3 umurongo wa 13 uze kuza gusoma. Ngo niba muhorana amakimbirane hagati muri mwe, ngo nimukajye mubyiratana, ngo nimurangize mubeshyere ukuri. Uza kuza gusoma urumirwa. Ngo bene ubwo bwenge, ngo nubwo abadayimoni, ngo nubwo inyamaswa abantu, ngo ariko ubwenge buva mu ijuru bwa mbere buraboneye. Yesu niwe mwami w'amahoro kandi niwe mwami w'ubwenge. Yesu atanga ubwenge. Haleluya! Mwami Yesu ahanageze ajya abasha gutanga umwuka w'ubwenge. Imana ishimwe. Ngo nuko bakimumanurira Kaperinawumu, ikintu cya mbere yakoze ngo yahise amubabarira ibyaha. Amaze kumubabarira ibyaha, ngo arangije, kuko ubumuga yari afite bukomeye kurusha ubundi bwose, bwari ubumuga bwo mu mutima, bwari ubumuga bw'ibyaha. Ngo arangije ahita amubabarira ibyaha. Ngo amaze kumubabarira ibyaha, ngo arangije aramureba avuga ati hanyuma yo kugukiza buno bumuga bw'ibyaha, ngiye kugukiza n'ubumuga bw'ibigaragara bw'iby'abantu babona. Ngo arangije ngo ahita amufata, ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ngo abantu baravuga ngo mbese ngo babarira ibyaha ninde? Aravuga ngo ariko ari ukubabarira ibyaha no kubwira umuntu ngo yikorere uburiri bwe agende, igikomeye ni iki? Hereho banima. Ariko Yesu azi igikomeye icyo ari cyo. Igikomeye ko ari ukubabarira abantu ibyaha. Niryo banga. Ushobora no kujya mu ijuru udagira ukuguru ariko karitaha. Amen, 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 amen. Haleluya. Kuko Yesu afite andi mapiyesi. Muri buka Yohana ubwo Herode yamucaga igihanga, agishyira ku mbe ngo Herode yanezerwe. Ariko ndagira mwibuke Matayo 27:51, Kristo amaze gutanga ibitangaza byabaye. Umwenda ukingirije ahera hahera cyane watabutsemo kabiri. Ibituro by'abera birakinguka. Ngo amaze kuzoka injirana nabo mu murwa Yerusalemu. Mwibuka ko Yesu yavuze ngo mubabyawe n'umugore nawe uruta Yohana umubatiza. Mu bantu yagendanye iminsi 40 muri Yerusalemu hari harimo na Yohana umubatiza. Kandi kugira ngo umuntu akumenye nuko abona umutwe. None ndakubaza ko babonye Yohana bamubonye biturutse, kandi Herode yarafashe umutwe akawubika muri mizi. Si yindi mpamvu. Yesu afite indi piyesi. Ari byo abakonikoni bakoze. Niba umudage akora benza agategura piyesi zasimbura indi retroviseur, niba yiba ingiza yisimbura. Imana nayo ijya kukurema ifite piyesi indi yateguye. Ibyo abakonikoni n'abarozi bakoze niwongere kubiha agaciro. Abantu bagiye kongera bakubone Yesu yaguhaye indi piyesi. Hari piyese ku buzima bwawe, hari piyese nshya. Umva nkubwire, Yesu afite indi piyese, hanyuma y'imibabaro, hanyuma y'agahinda, hanyuma y'igisuzuguriro, hanyuma y'ubushomeri, hanyuma y'ibyo byagurimo. Ndagusaba gukomeza kwizera. Yesu afite indi piyese agiye kuguha nawe ukongera gushima Imana. Haleluya, haleluya. Yesu afite indi piyese. Negera umusozo. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo mwizere Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bawe mubone kugubwa neza. Uyu muntu kugira ngo ababarirwe ibyaha yizeye umuhanuzi. Yesu aravuze ngo agiye gusubira mu ijuru yegera abigishwa be, intumwa 12, arazibwira ngo icyo abo muzababarira ibyaha mu isi no mu ijuru bazaba babibabariwe, kandi mbahaye ifunguzo n'icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Barana abakozi Imana yaramaze gushyiraho ibiganza bahaye isi. Ndashaka kutangira kwizera Imana, ariko ugatangira kwizerera no mubo yasize. Imana ishimwe. Wizere Imana ariko utangire kwizerera no mubo yasize. Mwizere Imana, mwizere n'abahanuzi bayo. Aba ni abantu Imana yabasigiye, ni abantu Imana yasize imbere yanyu.
kugira ngo babashe gukomeza kubereka inzira, bafatikanyije na Mwuka Wera, bakwigisha ijambo, Mwuka Wera akomeze yinjire muri mwe, Mwuka Wera agira ibyo abanyuzamo, bahinurira ubuzima bwawe, bagira amagambo y'ubuhanuzi batura ku buzima bwawe, ubuzima bwawe buhinduke, umutima wawe woroshye, ureke gukomeza kubibuye. Umutima wabaye ibuye kubera ibikomere, umutima wabaye ibuye kubera logike nyinshi. Shyira amarojike hasi, ureke Mwuka Wera akore, wizere Imana ubone gukomezwa, wizere n'abahanuzi bayo ubone kugubwa neza. Dore abantu bagera muri 4 bahuye n'abahanuzi, ubuzima bwabo burahinduka. Dore igitabo cya 2 cy'Abami ibice 4 umurongo w'8. Ari umugore w'umushune mu kazi, yaraziranye n'abantu bakomeye. Uyu mugore yari umukire, ashobora kuba yaranakurushaga ubukire nshuti yanjye. Bibiliya umuntu ivuga ngo ni umukire, Bibiliya nta santime igira. Mu gihugu cya Usa yari yatuye umugabo witwa Yobu, yari umukire. Ariko uyu mugore yahuye n'abakomeye, ubuzima ntibwahinduka. Ariko umunsi yahuraga na Elisha yamuhinduriye ubuzima, kuko aramubwiye ngo urashaka kumenyekana ku mwami. Mu gihe amaze kumwubakira icyumba cyo hejuru, aramubwira ngo hoya nibera mu bacu. Impamvu yavuga ngo yibera mu bacu, nyine yabaga mu bakomeye, yabaga mu bantu nyine bari kuri revimwe. Aravuga ati se uyu muntu ashaka kumuza n'umwami, ndi umukire, naba mbuze wese kumenyana n'umwami gute, nanga imisoro mu gihugu. Yakoraga byinshi, yari umukire. Ariko hari icyo abakomeye batari baramuhaye, ntago bari barigeze bamuha umwana. Gihaza aramubwira ngo uyu muntu nubwo akubwiye ngo yibera mu babarakomeye, ari umukire, ariko nawe afite ikintu abura, nta mwana w'umuhungu agira. Elisha aramuhamagara, atongera umumamagara, amubwira ngo madamu, umwaka utanga iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Abakomeye ntago bari baramuhaye umwana. Hari ibintu bidakorwa n'abandi, bikorwa n'umwami Yesu abinyushije mu bo yahamagaye. Aba ni abantu bahuye n'abahanuzi, ubuzima burahinduka. Eliya ageze Sarafati, yasanze umukecuru mutoragura agafu. Abami ba mbere 17 uze kuza gusoma. Yahuye n'umukecuru urimo upfundikanya, ari mu buzima bwo gupfundikanya, ari matoragura uduko, avuga ngo agenda ateka agafasigaranye n'utuvuta ngo yirire n'umwana we nibarangiza bipfire. Elisha uyu mukozi Imana Eliya akihagera, aramubwira ngo mvugira kanjye ngarya. Aravuga ati wongeye kukarya n'umwana wanjye twipfire. Ariko umunsi yakamutekeraga kakarya. Bibiliya ivuga ngo iki? Biravuga ngo igitenga cye nicyongeye kuburamo ifu, kandi imerezo ye niyongeye kuburamo amavuta. Ibi byatewe n'iki? Yizeye Imana, yizera n'umuhanuzi. Imana ishimwe. Reka ngugendere ngende nkwereka Abami ba 2 ibice 4. Urasanga umugore w'umwe mu bahanuzi witwa Obadiya. Uyu mugabo ngo yari yarafashe ideni mu gihe Yezebeli yicaga abahanuzi, ngo arangije ngo agaburira abahanuzi, ngo ahisha abahanuzi mu buvumo 50. Ngo nuko ngo arangije ngo igihe kiragera umugabo apfatishyuye ideni, ngo umwishyuza araza, ngo aza gutwara abana be ngo abagira imbata. Akiza gusa, dore ibintu byabaye. Ngo ako kanya ngo umugore arirukanga, aravuga ati makanya gato, aragenda ahura na Elisha. Elisha aramubwira ngo urashaka ngo ngirane madamu? Aramubwira ngo umugabo wanjye ari we mugaragu wawe yarapfuye, kandi yapfuye arimo umuntu ideni, none umwishyuza araje agiye gutwara abana banjye ngo abagira imbata. Aramubwira ngo nicyo usigaranye mu rugo? Aramubwira ngo nagaherezo ko tuvuta. Aramubwira ngo genda utire ibintu kandi ntutire bike. Ibi bigusaba no kugira kubana n'abaturanyi neza. Ngo aragenda atira ibintu ariko ntiyatira bikeya. Ngo arangije arikingirana ngo aruzuza, ngo amaze kuzuza amavuta araza, ngo amaze kuza. Urumva yizeye Imana ariko yizera n'abahanuzi. Kwizera Imana ukizera n'umuhanuzi, pana kugenda umujyangenga ureba uko yambaye, atasi uyu nguyu ubundi yambwira iki. Oya, dava muri izo logike, emerera Imana ikore. Abantu bose bahuye n'abahanuzi, ubuzima bwabo bwarahindutse. Ni Bibiliya nasomye, ntago ari ibitekerezo byanjye. Nimo ndakwereka ikintu cyahindura ubuzima bwawe. Ntabwo ubuzima bwawe buzigera buhinduka utarizera Imana n'abahanuzi. Mbere ya byose urabanza ugatuza Kristo. Bibiliya avuga ngo mbere na mbere Imana. Ni nako ijambo ryavuze ngo banza wizere Imana, ubundi nurangiza wizere nabo yasize. Amen, haleluya. Izera Imana. Ndabizi abumwe agatukisha bose, bamwe mufite ibikomere byabo, ariko harimo nabi Imana yasize. Imana ishimwe. Wibafata bose ngo bashyire mu gakarito kamwe, ngo bapfundikire, ngo bashyire ahantu hamwe, ngo ni hariya. Oya, nta muhanuzi kiba. Abahanuzi barahari, abahanuzi b'Imana barahari. Wibuke na Eliya yavugaga ngo Eliya yigeze ahagarara aravuga ngo haleluya, ngo Mana, ngo abahanuzi bose babishe babamaze. Imana iramubwira ngo ceceka, afite 7,000 nisigarishe bitari byapfukamira Bayali. Haleluya. Mwizere Imana yanyu, mwizere n'abahanuzi. Ngo aragenda yikingirana mu nzu, ngo amavuta araza, ngo ibyo yazanye byuzuye,
ngo amavuta yitahagara. Ndagiye mbibutse Imana ntago igira limite, abantu nibo bayirimita. Nimwe muri limite Imana, ariko Imana yo nta limite igira. Icyo uzana n'icyo Imana izashyiramo. Nuzana ibyuzuye Imana izakuzuriza. Soza uwa kane wahuye n'umuhanuzi, amateka agahinduka. Amen. N'Abisirayeli bari bari kumwe na Mose, yari abayoboye. Rebosera Mose yari umuhanuzi ukomeye, Imana ishimwe, kaba n'umushumba. Imana yavuganaga nawe, baragenda bageze ku nyanja itukura. Mose atakira Uwiteka aramaze ngo niki gitumye unakira, abwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ngo nuko Mose arahindukira areba Abisirayeli, arababwira ngo nimwihagararire gusa, mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire. Izi ngabo z'Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kuzibonesha amaso ukundi. Yakoresheje ururimi rwe. Si Imana yari ivuganye nawe, ahubwo ni ukubera iki? Iyo umuhanuzi Imana yamuhamagaye akaba ahagaze mu mwanya Imana imushakamo, ibyo avuze Imana irabishyigikira. Biravuga ngo nimukuri bishimwa mu bigaho, akanwa kanyu kazaba nk'ak'Imana. Nibwo Imana yese imaze ngo ni igiki ufite mu ntoki ngo ni inkoni, aravuga ngo irambure hejuru y'amazi. Akirambura hejuru y'amazi Imana yesha icyubahiro, inyanja iratandukana. Kwizera Imana ukizera n'abahanuzi. Tangira wizera Imana uyu munsi wa none, wizere n'abahanuzi bayo, uzagubwa neza kandi uzarama. Data mu izina rya Yesu, ndasengera umuntu wese wakurikiye rino jambo, reka ubuzima bwe buhinduke, reka akira andi mateka, reka yongere yisubiremo, agira ibindi bintu ari busohore, afata umwanya wo guca bugufi, abwira Imana ngo Mana, ndashaka gukorana nawe, ndashaka kuzuzanya nawe, ndashaka imbaraga ziturutse kuri wowe, hari ubuzima shaka ko buhinduka, ndashaka kwinjira mu bindi birere. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibishimire, Imana ibiteho. Kugira neza ko Imana Data wa twese ni gukomeze kubane namwe.